turabasuhuje nshuti mukuru y'ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Cleophas Barore. Uyu ni umwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo kugira ngo tuganire ku bitabo byabo nawe urusheho kumenya icyo banditseho n'icyo bashakaga kuvuga. Dufite rero umwanditsi muri uyu mwanya Bushayija Bugabo Anthony yanditse igitabo yise Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, nuko yakise Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Anthony, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Mwanditse igitabo rero mwise Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, ndashaka subwa mbere abantu bamwanditseho, ariko mwebwe igitekerezo cyo kumwandikaho cyabajemo ryari guti? Musenyeri Aloyizi Bigirumwami muzi nkiri muto cyane, igihe yahabwaga ubwepiskopi nari umwana uri muri école primaire. Icyo gihe iyi école primaire narimo hari hariya mu by'Imana, ibirori by'ubwepiskopi bwa Bigirumwami bibera i Kabgayi. Buri munsi rero hari ku ihe tariki nubwo muyivuga hano mu gitabo? Hari muri 52 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, ariyo Kamena. Noneho ibyo birori rero abantu icya mbere byari byaratangajwe mu kiliziya zose zo mu Rwanda ko hari umusenyeri w'umunyarwanda ugiye guhabwa ubwepiskopi ariwe Bigirumwami. Ibyo ntabwo byatangajwe gusa mu Rwanda, kuko yari umusenyeri wa mbere umwirabura wo mu bihugu byakoronijwe n'Ababiligi. Kongo icyo gihe bavugaga Kongo Belge, Kongo y'Ababiligi, u Rwanda n'u Burundi. Nta wundi mwirabura wari wakagera kuri iyo ntera? Kuri iyo ntera ntawe muri Kongo, mu Rwanda no mu Burundi. Niwe mwirabura wa mbere. Abandi bose abantu bo mu nzego za Kiliziya Gatolika bo hejuru, abasenyeri bose bari abazungu. Aba ari we wa mbere. Noneho turaza wenda no kubigiraho iryo yimikwa rya Bigirumwami. Ntabwo wari umunsi mukuru w'u Rwanda gusa, wari umunsi mukuru wa Kongo Belge n'u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma none ibihugu bikikije u Rwanda, Tanganyika territory nk'uko bayitaga, ni Tanzania, Uganda, nabo bumvaga ari ishyaka rihawe abirabura. Ibirori byabaye iminsi 3. Buri munsi rero twavaga mu by'Imana aho nari nigaga, tukaza muri ibyo birori. Nyuma y'imyaka igera kwishize nk'uko tubivugana ubu, ibyo birori byansigayemo mbibona nk'aho byabaye mu cyumweru gishize. Zari icyo twakwita image fixe kugeza n'uyu munsi. Nyuma rero kandi icyo gihe Bigirumwami nk'abandi bamwe mu bihaye Imana ni nabo bagaragara cyane, bari abantu b'intangarugero.
usanga umwana mutoya agira ati nkuze nkagira amahirwe namera nk'uriya. icyo gihe rero nkiri muto numvaga Bigirumwami ari urugero abantu barebera, kandi si cyo nyine n'abantu bakuru niko bamubonaga. nyuma aho mariye kugera mu mashuri yisumbuye ni mu seminari, nize mu seminari hari i Kabgayi. icyo gihe yari yabaye musenyeri akaza kudusura, kuko icyo gihe ataragira seminari ye ku Nyundo itaruzura mu nyubako, abaseminari bose bo mu Rwanda bari Kabgayi, bigaga i Kabgayi, akajya aza kudusura. yaza rero ugasanga twabonekewe. hanyuma ukishimira gusoma impeta ya musenyeri cyane wagira n'amahirwe ukaba uri umuhereza wa musenyeri, akaza gusoma misa ukamuhereza. icyo gihe byabaga ari amahirwe akomeye. nyuma rero abamariye kugera mu zabukuru, icyo gihe jewe nabaga i Kongo, nza kugira rimwe muri 1985 hamwe n'abandi bantu twari kumwe hariya kuri Goma. none turavuga tuti musenyeri Bigirumwami ari hakurya hariya ikigufi, ese twagiye kumusura. turagenda twamaranye amasaha 2, ariko nanone bya byishimo byacyagiye mu bwana, byishimo yarabamenye ashwe. ariko twaramwibwiye ntabwo, ariko narigeze no kumusanga ku Nyundo. ubwo namusanze ku Nyundo muri 1969 akiri active, ari mu mirimo. ntabwo aho ngaho rwose twari twicaranye nk'uko twicaranye uku, ariko ikintu cyatangaza gake ni uko nk'ubwo urabona cyewe ntazi ni ukumwibwira, ariko tukavugana nk'aho ari umuntu dusanganywe. yagiraga urugwiro cyane, asabana n'abantu, kandi ubona ibyo umubwira abyitayeho cyane, ubona ari umuntu wumva akakwikiriza, ubona ari nk'aho musanganywe. ibyo rero byatumye, nk'uko mbivuga mu ijambo ry'ibanze, nyuma rero n'ibyo nagiye nkasoma ibitabo ku mibereho y'abantu ba runaka, abantu ba Mandela, abantu bakomeye muri za biyografi. noneho nza gusoma igitabo cyavugaga Gustav Adolf von Gotzen, uyu mudage wa mbere waje mu Rwanda. muri icyo gitabo usangamo interuro igira iti, nayishyize mu Kinyarwanda, mu Gifaransa iri hariya muri footnote, nta kintu gifite agaciro gahebuje mu bantu nko kwibuka abatubereye intwari. noneho ako kanya abatubereye intwari ni benshi, ariko uwaje mbere na mbere mu bitekerezo byanjye ni musenyeri Bigirumwami. noneho nanibuka ko hari ibintu nagiye mvana mu bubiko bw'ibitabo, mu bubiko bwa archive archives, ko mfite ibyangombwa wajya kureba ikintu cya muntu yavanamo. ubwo bubiko wavanyemo ibintu mbona muri iki gitabo, kuko harimo amabaruwa, nk'ibaruwa banditse bamusabira kuba musenyeri, ukabona niba iri confidentielle. mwazivanye? nazivanye i Roma. i Roma ndi muri doctora, nabikubwiye, nari muri doctora muri Sorbonne, Université de la Sorbonne i Paris. ariko noneho teze
nateguraga yansabaga kugira des documents de poids documents zifite ireme mvanye hirya no hino noneho nza gutekereza Roma abapadiri bera abamisiyoneri bakoranye n'ubutegetsi bw'u Rwanda kuva bagera mu Rwanda i Roma rero mbere yo kujyayo navuye i Paris nza kuruhuka muri vacances noneho hariya mu bapadiri bera muri kiliziya mutagatifu y'umuryango mutagatifu Sainte Famille hari umupadiri wera twabanye twakoranye ahantu hariya Isave warabaye mukuru w'ubwo bubiko bw'izo nyandiko i Roma yaratakiri mukuru ariko azi uwamusimbuye noneho tubiganira arambwira ati maze rero hari inyandiko zimwe zigomba uruhushya rwihariye kugira ngo zigereho noneho mu rupapuro ibaruwa ya rekomandasiyo nyijyana kuri uwo nguwo wamusimbuye noneho izo nyandiko barazifungurira noneho nkasoma ahubwo ugasanga ngira nti mfata iki ndeka iki kubera ubwinshi bwabyo hanyuma tugarutse rero kuri iki gitabo mwanditse mugaragaza ubwana bwa Bigirumwami uko avuka mu muryango wifashije ndetse mu buryo no mu kumwimika ku busenyeri ngo bavuze ngo anagira aho avuka ese muri Kiliziya Gatolika we wayibayemo ukanayigamo byari ibisanzwe ko mu kujya kurobanura baba bashumba b'ikirenga nk'abasenyeri bavuga bati turebe ko avuka mu miryango isanzwe izwi we ku buryo bw'umwihariko agira aho avuka ariko cyane cyane mu bakristo ba mbere bo mu Rwanda nicyo bashaka kuvuga muri iriya baruwa hari no kuvuga ko iyo urebye ibisekuru n'ibisekuruza bye bamwe muri basekuruza babaye abatware mu Gisaka ibyo rero agira aho avuka nabyo numva byaragize uruhare ariko atari byo bashingiyeho mbere na mbere bashingiye kuri ibyo bintu by'ubukristo nuko se warabisomye muri iki gitabo Rukamba Yosefu ukuntu nawe yashatse kujya mu iseminari kuba padiri hanyuma ise akabyanga aramubambira icyo gihe gushyingira umwana rimwe na rimwe byavugaga n'umuryango batanamubajije niko byamugendekeye amushakira umugore witwa Nyirabusikindoro Madarina babyara abana 10 kugira ngo cumi na babiri barimo na Bigirumwami niwe mfura y'iwabo hanyuma ariko ukavuga ko bamugira musenyeri icyo gihe ngo abapadiri bera bavugaga bati iyi vikariyati y'u Rwanda ngo yari diyoseze imwe ariko tuvuge muvuga abantu bakumva vikariyati y'u Rwanda yari imwe hanyuma ariko baravuga bati reka dushyireho iya kabiri ngo haba n'impaka zaho ikwiye kujya baza kwemeza mu majyaruguru kuyiha Bigirumwami baravuga bati aritonda nibyo afite ubumenyi afite ubuhanga arashishoza abana neza n'abantu bose arigengesera hari ibintu byinshi umushima muri iki gitabo bamushimye na kosi wowe ariko ukanavuga uti bari bayimuhaye nanone ari nko kuvuga ngo reka tumushyire ruguru yo ahantu hataratera imbere mu kitumva ingoma niryo jambo wakoresheje mu gitabo
kugira ngo turebe nibimunanira bizamunanira inyuma iyo ngiyo n'ubundi u Rwanda abazungu basura ni u Rwanda rwo hagati n'urw'amajyepfo. Bayishyizeho wari ukugira bamuhime cyangwa cyari igihe? Cyari igihe kuko abapadiri b'abanyarwanda bari bamaze kuba umubare ushyitse. Hanyuma mu muryango wa kiliziya bagiye batari ko ubu ni ukuvuga ko twebwe ntawe ushobora kuyobora vikariyate cyangwa diyoseze no kujya mu nzego z'ubutegetsi bwa kiliziya zisumbuye, kuko hari musenyeri hakaba n'abajyanama be. Abo bose rero bari abazungu. Noneho ariko bamwe muri abo kandi bashobora gufata ibyemezo, nibwo bagize ati abapadiri babiri babishyizemo ingufu kandi urabona byagiye, ariko ako kantu kariko ntikabure ku kuvuga ngo nubwo bagushima ariko bagira bati bagahora bafite izo umwirabura ntawamenya niba azabikora neza. Ibyo rero nubwo nyine bahagize bati hirya no hino barabivuga barabishaka, kandi no muri kiliziya hejuru i Roma usanga babishyiramo babivuga hinga tubigire ariko kamera ako kantu ko kuvuga ngo ni umwirabura. Erega n'uyu munsi ntibibwiye ko babona ko byashize muri bamwe kandi icyo gihe bari benshi. Hanyuma ariko ku rupapuro rwa 28 uravuga ko atari abo bapadiri bera gusa babigiragaho izo mpungenge. Hari aho wanditse uravuga ngo Padiri Vincent Sebagabo yibuka ko bamwe muri bagenzi be b'abanyarwanda b'icyo gihe bamurwanyaga ntibamuhe icyubahiro akwiye kandi bari barareranywe. Aba banyarwanda bo bamwangiraga iki? Si no kumwanga byo kumwanga, ariko abo banyarwanda ni ibintu byo kuvuga ngo kuki uriya kandi twebwe hari ibyo tumurusha. Ibyo bamurusha, ibyo bibwiraga ko bamurusha icyo gihe cya mbere, bamwe bari baragiye muri za universite z'i Burayi, abandi bakabona ko we yamaze imyaka 18 hariya mu Kingogo, ku buryo Muramba, ku buryo uretse abamukuriye abandi ntibari bamuzi, kandi hari abamaze kumenyekana mu butegetsi ari bazwi mu Rwanda hagati, ariko we atazwi kubera kuba muri paruwase iri hirya cyane. Icyo kintu rero ndanabivuga mvuga ko ibyo bintu bya umuntu yakwita egoisme ya bamwe bakanibwira no gushaka nyine kugaragara. Noneho nibyo mvuga nti bakamera nk'aba bandi babura icyo bagaye imbyeyi ngo dore urwo rucebe rwayo. Urakoze cyane, reka dufate akaruhuko. Intego ye kwari ukwambara intwaro z'urumuri. Izo ntwaro z'urumuri yarazambaye, ariko ikibunda kirabudika, aza no kugera igihe rwose atekereza no kwegura. Nabyo muri iki gitabo barabivuga, turabigarukaho mu kanya nyuma y'akaruhuko.
turacyari mu kiganiro book club. Turaganira ku gitabo cyanditswe kuri Musenyeri Aloyizi Bigirumwami cyandikwa na Bushayija Bugabo Anthony. Hari aho ugera ku rupapuro rwa 61 ukavuga uti Musenyeri Bigirumwami ubundi kivugo cye cyakabaye ndasoma uko wabyanditse ngo ndi nyamwikura mu makuba ariko ayo ndi mubu aragatsindwa. Urabivuga ugeze mu gihe rero yari imitswe birori birashyuha aragabirwa aragabana aratembera ashakira inshuti diocese na vicariate yaje kuba diocese ariko kandi ukavuga uti ndi nyamwikura mu makuba ariko ayo ndi mubu aragatsindwa. Ayo yarimo nayahe Anthony? Mbere yo kugera kuri ayo makuba yaduviziye ivuga ngo indwamura rumarucisi asa n'uwateganyaga ko kandi birasanzwe umuntu wese bivuze iki? Biravuga ngo twitere twambare intwaro z'urumuri. Iyo uvuze intwaro ni uko uzi ko ugiye ku rugamba. Hanyuma intwaro z'urumuri arumarucisi ni ukuvuga ngo urwo rugamba tururwanishe urumuri rw'ivanjiri. Yahuye n'urugamba? Yahuye n'urugamba. Yahuye n'urugamba rwa mbere tumaze kuruvuga rwabo bamunuganugaga bavuga batari ko kucyariwe. Ibyo ngibyo birashira aratorwa kandi bamutoye aho ngaho ni ikintu gikomeye. Uwari umukuriye icyo gihe uwari musenyeri wa vikariyate mu Rwanda rwose ariwe de Primoz yari amuzi pe. Izo ntwaro rero ntabwo yari amagambo gusa, hari abo bamurwanyije. Hanyuma noneho yagiye yahawe ubusenyeri muri 52. Hashize igihe gito muri za 57 nibwo mu Rwanda hagiye havuka ibitekerezo by'impinduka z'u Rwanda. Muri ibyo bitekerezo rero kandi no mu byakurikiye byagaragaye ko ari ibintu byatumaga abanyarwanda badashyira hamwe. Icyo gihe rero hari bamwe mu bantu ba kiliziya ndetse bamwe banafite imyanya ikomeye bari bafite ibitekerezo bidahuye n'ibyo Bigirumwami yigisha. Cyane cyane ibyo bitekerezo haje iki kintu cyazwi mu Rwanda no ku isi yose cy'abahutu n'abatutsi. Noneho bamwe muri abo bihaye Imana bakagwa mu mutego wo kwibona, buri muntu yibona muri icyo kintu. Bamwe bibona mu Bututsi abandi bibona mu Buhutu. Bigirumwami ajya hejuru y'ibyo byose kubirwanya, nuko yabibabwiraga akabandikira muri mu biki. Ariko kubera ko no mu bamisiyoneri hari abari baraguye muri uwo mutego kandi bafite imbaraga, nawe baramurwanya. Hanyuma leta y'icyo gihe repubulika ya mbere ya Kayibanda yari yafashe nyine uwo murongo, n'abashyigikiye n'abazungu bashyigikiye bari bafashe uwo murongo wo kuvuga ngo ntibavugaga n'abanyarwanda, bavugaga abahutu, bavuga abatutsi. Ibyo bintu rero Bigirumwami kubirwanya kwe imbaraga yari afite ni ukuvuga ko atari byo. Abanyarwanda yarabivuze, yarabyanditse no muri za Umeri yarabibabwiraga. Murapfa iki? Murazizanye iki? Hanyuma hari abazungu barimo abitwa ba Meriere, ba Turpin niwe wari
oya Turpin yari sécurité nationale abo rero bati uriya ariho ararwanya impinduka zigomba kuba mu Rwanda, ndetse batangira no kumutega imitego, iby'amahirwe imitego ntiyayigwamo. Urabivuga ko no mu gitabo urabivuga ko hari naho bamuteza abantu bafite amacumu n'imihoro n'iki batema ibiti bashyira mu muhanda ngo yagiye gusura za paruwasi za misiyo, agarutse bagezeho aravuga ati mwakoze icyo babatumye. Yasanze igiti bakitambitse mu muhanda, noneho arabyumva, yumva impamvu, noneho ava mu modoka. Urabona hariya mu Bugoyi hari intoki nyinshi, abantu bari aho ngaho muri izo ntoki n'imihoro n'imipanga n'amacumu n'imiheto. Araza, noneho batangira kuva muri izo ntoki bamwegera, arareba aravuga ati nimukore icyo ababatumye babatumye. Abo bantu rero bari bazi ahantu yabavanye, kuko mu by'ukuri ibyo leta yagombaga gukora niwe wabikoze, niwe wabihakoze. Hanyuma rero turagana ku musozo. Uyu mugabo se Bigirumwami wamwanditseho harimo ibintu byinshi abantu bakwiye gusoma. Uravuga ko yageze aho akagisha umutima inama, abona bikomeye, leta yamuhagurukiye, Kayibanda ubwe ngo yagiye kumureba, avuga ko ngo yicishije, ngo niwe waroze Manyurane niwe wari musenyeri wa mbere wo mu Ruhengeri. Hanyuma ngo ajyayo nawe ngo aramubwira ati koko umuntu w'umukuru w'igihugu hagurutswa nawe n'amagambo. Ibyo byari urugamba, ariko ngo bigeze agisha umutima inama ahitamo kwegura. Aza kwegura. Ndagira ngo dusoze mubaza ngo kuki wanditse muri uko kwegura kwe umutwe w'icyo gice cyo kwegura uvuga ngo iyo Nyirumuringa aje utega ukuboko. Nyirumuringa wari uje ninde? No, Nyirumuringa ni ibyerekeye urupfu rwe. Ariko muri iyo Nyirumuringa mbere gato niho mvuga iby'izo ngorane, kuko mu by'ukuri bari baramuciye inyuma, bariho bashakisha uzamusimbura, ntacyo bigeze bamubaza. Noneho aza kubimenya, aje kubimenya ko bariho ngo bashaka kumusimbura, ntacyo yababwiye, ntacyo yavuze, ntacyo bamubwiye. Nibwo yasabye Roma ngo baze bakore ibintu by'iperereza muri diyoseze, yari yarabaye diyoseze. Nuko baraza, haza uwitwa Riyobe wari w'Umufaransa. Nuko araza Riyobe nawe azana amarangamutima. Ageze mu Rwanda abapadiri bera bayamushyiramo, nibwo yatangiraga guca bamwe mu bapadiri bari bakikije Bigirumwami. Noneho arabyumva, yumva ko kandi icyo gihe nosiyature i Kigali ntiyamushyigikira. Noneho yumva ko aho kugira ngo azarangize ubutumwa bwe bamwandaritse, nibwo yagiraga ati baribwira naribwiye. Abana ni ugutatu, hari ubwirwa, hari n'uwibwira, hari na tereriyo. Ubu ni mu Kinyarwanda. We rero yaribwiye, nibwo yatangiraga processus yo gusaba kwegura ngo bashyireho abandi. Niko byagenze. Urakoze cyane nshuti, twari ko muri iki kiganiro. Iki gitabo muzagishake mu gisome, kirimo ibintu byinshi, nk'ubwo kuvuga ngo baribwira yaribwiye. Ayo ni amagambo yavuzwe na Musenyeri Bigirumwami. N'ikindi gitabo yanditse avuga ngo umuntu yegewe jyenyine. Hari ibintu byinshi, ariko nubwo yahuye n'izo ntambara, muri iki gitabo Bushayija Bugabo Anthony hari aho yanditse ku rupapuro rwa 66 agaragaza uko Musenyeri Bigirumwami yabyitwayemo, agira ati mu minsi y'ikibunda cyagiye kibundikira umucyo wari wisesuye kuri vikariyate yari yahawe, yaje kuba diyosezi ya Nyundo.
iyo minsi y'umuvumbi Musenyeri Bigirumwami ntiyigeze imutera ubwivumbagatanye mu mutima cyangwa ngo imubere impamvu yo kwivuguruza ku matwara ya kigabo yatangiranye. Yatabarutse Gitore rero. Igitabo na Aloyizi Bigirumwami muzagishake mu gisome, harimo ibintu byinshi byiza, buryo u Rwanda rwejeje intwari, kandi muri iki gitabo iyo ugisomye usanga nyir'imihigo bitavuga ko atahigwa, ariko igikuru ni ukutagamburura mu makuba. Ibihe byiza aho muri hose.